uyu munsi reka dutangirire duhumuriza abafana tubabwira inkuru y'ihumure, inkuru nziza, inkuru abafana benshi twakiriye neza, abatarayakira nabo muyakire. Kuba abahanzi ubundi byari byarabaye kuri Bulldog na Riderman, nibo babanje gukorana alubumu, bayishyira hanze y'indirimbo 6 bayita Icyumba cy'Amategeko. None aba nabo urabona ko Chris na Kevin Kade album barayiduteguje, ndetse n'uyu Neri Ngabo na Platini nabo barayiduteguje. Ni ibintu bijye nongeye kubasuhuza mbahereza n'ikaze kuri YouTube channel yanyu, ni Abitonda TV. Nje nitwa Kwitonda Pride. Reka ntangire mbashimira mwese mukomeza kutwereka urukundo, abantu mu nyandikira mukangira inama, abantu mu mpa courage, ewana mbikuye ku mutima ndabashimiye. Ariko ndagira ngo dutangire tudaciye kure, twihuta mu kiganiro View y'umufana. Ikiganiro cyitwa View y'umufana gitambuka kuri YouTube channel yitwa Abitonda TV, gikorwa nanjye Kwitonda Pride, gitambukaho buri munsi. Ahangaha ni uzajya umenyera icyo abafana batekereza ku biri kuba hano bitandukanye mu myidagaduro. Aha naho uzajya umenyera amakuru agezweho y'imyidagaduro, kubera ko abafana tuvuga n'ubundi kuri ayo makuru agezweho, kandi ayo makuru agezweho bivuze ngo mbere yuko uyamenya, mbere yuko tuyavugaho nuko hari. Ubwo bivuze ngo uzajya uyamenyera ahangaha, numara kuyamenya n'ubundi utamenya n'icyo abafana bari kuyavugaho. Ikindi uru ni urubuga nyine twe nk'abafana dufite kugira ngo natwe ubwacu twisanzure tuvuge ese ibi twe tubivugaho iki, tubyumva gute. Mpamagarira abantu baba star, ufite ikintu ukora, uri mu content creator, uri mu influencer, uri umuhanzi, uri umukinnyi wa filime, uri mu akazi kose ukora karimo art, ukabuzwi, ngwino ukande subscribe hano, kuko niho hantu uzajya umenyera amakuru y'cyabafana bagutekerezaho cyangwa se icyabafana bakuvugaho. Mbere na mbere mu gutangira ndatangira uyu munsi, reka dutangirire duhumuriza abafana tubabwira inkuru y'ihumure, inkuru nziza, inkuru abafana benshi twakiriye neza, abatarayakira nabo muyakire. Benshi tumaze iminsi twibaza ngo ese Vestine na Dorcas ko Vestine yakoze ubukwe, ese ko Vestine agiye gushaka umugabo, Dorcas araziririmba wenyine, ese biragenda bite? Itsinda rirasenyutse. Iyo niyo decision abantu bamwe na bamwe bari bafashe, ariko ndagira ngo mbabwire inkuru y'ihumure twabonye twahawe n'iri tsinda. Bo ubwabo batwibwiriye ko bahari ndetse bazakomeza gukora nk'ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo abafana b'itsinda rya Vestine na Dorcas mureke dukomeze tubashyigikire, turebe indirimbo zabo, nk'ubafite indirimbo nshyashya yitwa Yebo. Ndagira ngo rero tugende tuba supporting, tugende tuyirebe, tuyisharinge, tuyilikinge, dushyiraho comment, tubereke urukundo, tubereke ko twari tubakumbuye, twari tunabashaka ko baba bahari nabo nyine babona urukundo rwacu. Yego rero urumva Vestine na Dorcas tukimara kubona ubukwe twari twagize impungenge. Bakimara gusohora iyi ndirimbo rero bakoze ikiganiro, batuganiriza byinshi bigiye bitandukanye, baratubwira bati twebwe nta gahunda yo gutandukana dufite, ndetse bakomeza batubwira byinshi, harimo batubwira bati wenda inkuru mwavuze ibintu nyine urumva batubwiraga kuri bandi babakoze inkuru zigiye zitandukanye, murazizi namwe ngo Vestine ngo aratwite, ngo kubera gutwita ngo niyo mpamvu isakora ubukwe ngiki. Izo nkuru zose nabo zabagiragaho n'ubundi, kuko iyi ni social media nabo baba bafite access kuri yo, ayo makuru nabo yabagiragaho. Mu kubageraho rero ntabwo byari bubure ko abagiraho ingaruka nyine wabonaga ko bababaye, ndetse bagezeho bavuga bati iki kiganiro mureke turuhura umutima, reka tucyite ruhura umutima. Bababaye cyane. Uyu Vestine nati icyamabazaga cyane n'ukuntu neho
umugabo wanjye bamuvugaga izina rye bakarivuga nabi. Dorcas wati bamwitaga Dragon. Ni ibintu ubona ko byababaje cyane mu buryo nyine utahita wumva nyine, ni ibintu bibabaje. Wenda twihuta cyane nk'abafana ndagira ngo wandike muri comment, ese iyi nkuru wowe yakirite, ese wishimye? Kanda like kuri iyi video, dukomeze tubane, ukore subscribe, una sharing. Dukomeza rero, urabona andi makuru ari hano hanze, abafana twakiriye ukundi kuntu. Ejo bundi uwitwa Chris Easy n'uwitwa Kevin Kade bati tugiye gukora album dufatanyije. Ibyo bikiba tubitekerezaho, utangiye kubivugaho, tuteseba abantu ko batusanga tubazi nk'abantu bose bazi gukora, babanyembaraga nyinshi, baba hard worker, bazi gupromotinga, bataruhuka iyo bashyize projet hanze. Ibi bintu bagiye gukora noneho, ese iyi album izagira influence ingana gute muri iyi myidagaduro? Mu gihe tukibyibazaho, ubu ngubu noneho Neri Ngabo n'uwitwa Platini P nabo bagiye gukora album nayo bayishyire hanze. Ni ibintu sinzi, industry yacu irimo irahinduka cyane, irimo irahinduka, yaryoshye, yashyushye. Abantu muze twenjoying imiziki, abantu mukunda imiziki irahari yo kumva. Chris Easy wenda kamere kuri album ya Chris Easy na Kevin Kade, na album izashyirwa hanze muri Nzeri nkuko babitangaje, ndetse na album ubu ngubu amakuru hari nuko imaze gukorwaho indirimbo 8 kandi hasigaye indirimbo 4 kugira ngo zizuzure indirimbo 12. Na album umuntu wari wese yiteze bitewe nuko ukuzi Kevin Kade n'ukuntu uzi Chris Easy, n'abantu bafite influence nini hano muri iyi myidagaduro, n'abantu bafite abantu benshi babakunda kandi n'abantu babakozi bakora cyane. Guys, iyi album ukitekereza, ukiyumva bwa mbere wese utekereza iki? Andika muri comment, dukomeze twiganirira. Noneho nyuma yaho ngaho gato, na Neri Ngabo na wati ubu ngubu tugiye gusohora indirimbo. Neri Ngabo na Platini bati tugiye gusohora album. Iyi album ni album bavuze bati ntago bashyize igihe iyi ndirimbo, iyi album bazashyira hanze, ariko bavuze bati iyi album yacu yitwa Vibranium cyangwa se Vibranium bitewe nuko ushaka kubisoma. Vibranium ni izina rya album y'aba bagabo Neri Ngabo na Platini. N'abahanzi basanzwe bakorana, tuzi indirimbo zabo zigiye zitandukanye nk'iyirimo ya Motema n'izindi. Basanzwe ari abantu basanzwe bafite uburyo bakorana cyane, ko bose bafite ukuntu bahuzwa na Kina Music, biroroshye kuba bakorana. Ahubwo twitega iki kuri iyi album? Na album izaba nini uko byamera kose, kuko aba bose ni abahanzi banini bafite influence nini muri iyi myidagaduro. Ese ucyumva iyi album wowe utekereje iki? Ese witeze iki? Ese muri rusange kuba abahanzi ubundi byari byarabaye kuri Bulldog na Riderman, nibo babanje gukorana album, bayishyira hanze y'indirimbo 6 bayita Icyumba cy'Amategeko. None aba nabo urabona ko Chris Easy na Kevin Kade album barayiduteguje, ndetse n'uyu Neri Ngabo na Platini nabo barayiduteguje. Ni ibintu bigiye kuba binini hano muri imyidagaduro. Guys, uko byumva andika muri comment, dukomeze twiganirira. Tukiri kuri album na Chris Easy, uyu munsi Chris Easy ari mu gihugu cya Sweden, kuko yazamutse ku wa 4 nimugoroba nibwo yuriye Rutemikirere agiye muri Sweden, ajyana na timu ye harimo Junior Giti birumvikana. Ubwo batangaje ibyo byinshi bigiye bitandukanye, ariko ubu ngubu bari kubarizwa muri Sweden. Mu mwanya bo bari muri Sweden kano kanya, no muri Belgium cyangwa se mu Bubiligi i Brussels hariyo Bwiza, hariyo na The Ben.
imyidagaduro yahindutse. Aba bose kandi bagiye gukora ibitaramo muri ibi bihugu by'Uburayi, kandi bazakora ibitaramo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu, I think, ku munsi w'abagore. Ubwo rero sinzi ibi bintu guys, andika muri comment. Ngiye ndi kumva byandenze uburyo imyidagaduro yacu yagiye icuramira mu bihugu by'Uburayi. Biratangaje cyane, bose bajyanye na timu zabo, ndetse kandi ni timu nini ku buryo ari ibintu binini. Ndetse wenda nko kuri Chris we, reka nse nk'umutindaho gato, kuko hari ibyo bagiye batangaza bigiye bitandukanye. Nk'ubu ngubu bo nyamara gukora iki gitaramo cya hariya muri Sweden, bazahita bazagaruka bazongera gusubirayo mu kwezi kwa 4 bagiye gukora igitaramo muri Poland. Icyo gitaramo bazaba bari kumwe na Joe Boy, nabonye nabyo hari ukuntu byavuzweho. Bazahita bakora ikindi gitaramo i Paris, bakora ikindi gitaramo Rio, bakora n'ikindi gitaramo muri Hanover muri Germany cyangwa se mu Budage. Urumva rero ni ibintu byiza hano mu myidagaduro. Showbiz yaryoshye. Mureke dukomeze dusupporting abahanzi bacu, tubashyigikire mu buryo bwose, tubajye nyuma, tubereke urukundo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ni byinshi twavuga, ariko ndabona bitari kudukundira neza bijyanye n'igihe, ariko kanda subscribe dukomeza tubane. Icyo nasuza nkubwira, hari irimo cyose bazasohotse, mujyeho mu streaming, muzirebe kuri YouTube n'andi yagiye itandukanye. Nitwa Kwitonda Pride. Kanda subscribe tujye tubana umunsi ku munsi.